ndabasuhuje mwebwe mwese mudahwema kubana natwe isaha ku isaha, umunota ku munota. Hari hashize iminsi tudahura ngo tugire icyo tuganira. Uyu munsi tugarutse kugira ngo turebere hamwe ibyo tumaze iminsi tubakusanyiriza. Ese waba wibuka iby'iyi mvugo igira iti uhisha umunyarwanda muhisha mu nyandiko? Ese mu by'ukuri nawe iyo mvugo waba warayumvishe? Ariko se ugiye kureba niyo gisimbibona, kuko abanyarwanda ubu barasirimutse, barasoma ibitabo bitandukanye kandi bakabicurura. Ndabizi abenshi mukunda gusoma, ariko umwanya ukababana iyanga. Niba uri umwe muri abo ngabo, reka tujyane, reka nkugire inama iruta izindi. Ifatira agatelefone kawe maze ugashyire hafi yawe aho uri gukora akazi kawe, maze nanjye mbikugiremo, twijyanire maze dusomere hamwe iki gitabo. Ni igitabo cyiswe ubwenge n'imitekerereze bya muntu mu buzima tubayeho mu isi. Iki gitabo ni igitabo cyanditswe na Dogiteri Inyansi Nigaba. Uyu Dogiteri Inyansi akaba ari umwanditsi w'ibitabo, by'umwihariko akaba ari umuhanga mu bijyanye n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mu nshingano nyinshi agira zo kubaka igihugu, akaba ari umuyobozi mukuru wungirije w'urugaga rw'abanditsi mu Rwanda, Rwanda Writers Federation. Dogiteri Inyansi yandika iki gitabo yasesenguye ijambo ubwenge, ararisesengura mu mizi, ndetse anasesengura ijambo imitekerereze ya muntu mu bihe binyuranye kuva umuntu yaremwa. Iyo dukubise amaso ku musogongero w'iki gitabo, dusanga mu by'ukuri iki gitabo gikubiyemo ibice bine by'ingenzi: ubwenge mu buzima tubayeho mu isi, imitekerereze mu buzima tubayeho mu isi, amasomo dukesha abahanga babayeho n'abandi bakiriho mu isi, ibitekerezo by'abanyabwenge ariko kandi bihindura ubuzima. Iki gitabo ubwenge n'imitekerereze bya muntu mu buzima tubayeho mu isi cyashyizwe ahagaragara Nyakanga 2023. Birumvikana ko ari igitabo cyashyizwe ahagaragara mu bihe bya vuba. Ni igitabo dukwiriye kwibandaho, tukagisoma tukumva ubuhanga n'ubwenge bukubiye muri iki gitabo. Njyewe tugiye gusomera hamwe iki gitabo ni MCTT icyarimwe na Rutaneshwa. Iki gitabo tuzagikurikiranira hamwe ku Nganji mu Nganzo icyarimwe no kuri MCTT official. Mbahaye ikaze. Reka duhere ku gice cya mbere, ubwenge bwa muntu mu buzima tubayemo mu isi. Ingingo ya mbere, ubwenge bwa muntu mu mibereho ya buri munsi. Umwanditsi, umushakashatsi, akaba n'uwihaye Imana Musenyeri Alex Kagame, we yasobanuye ubwenge nk'ubushobozi bwose bwo kumenya ibintu bitandukanye umuntu yifitemo. Umwanditsi ati, abakurambere bacu basobanura ubwenge nk'ubushobozi umuntu agira mu mutwe bwo gutekereza, kumva cyangwa kumenya ibintu umuntu akabisobanukirwa. Umuhanga Rod Jim we yasanze ubwenge ari uburyo ubwo ari bwo bwose bwihariye umuntu akoresha kugira ngo yikururireho abantu ndetse agwize n'ibintu. Naho abandi bahanga banyuranye bagiye basobanura ubwenge nk'ubushobozi umuntu agira mu mutwe bwo gutekereza, kumva cyangwa kumenya ibintu umuntu akabisobanukirwa. Bati ubwenge kandi ni uburyo umuntu akoresha yirwanaho ariko ntibimenywe. Naho umwanditsi w'iki gitabo Dogiteri Inyansi we yasobanuye ko ubwenge ari imyitwarire, imitekerereze umuntu agira bimushoboza kubana neza n'ibimuzengurutse n'uburyo abiyobora, yaba ibyitwa ko bifite ubwenge cyangwa ibyitwa ko bitabufite. Iyo mitekerereze n'imyitwarire bigatuma abasha kubana nabyo atononye uko yabisanze, ahubwo bigatuma haranira ko bihinduka byiza kurushaho, kandi bigatuma haranira kugira icyo yakora cyangwa yarema kiyongera ku byo yasanze, kizasigara kimwitirirwa akabona niyo yaba atakiriho. Dogiteri Inyansi nanone asanga ubwenge ari uruhurirane rw'imikorere y'ubwonko bitwemerera kumva ibintu bidukikije, ibituri iruhande, ndetse n'iki ibyo bintu bishobora kuba bihuriyeho. Hanyuma iyo mikorere y'ubwonko ikagusunikira kwiyumvisha icyakorwa kugira ngo ibyo bikuzengurutse ugire ububasha busunze ubwo ufite, ugamije kubitegeka, mbese ugamije kubirusha ubushobozi. Niyo mpamvu ikiremwa muntu giharanira kuyobora isi n'ibiyiriho byose, ndetse kikabasha gutekereza icyakorwa gikwiriye mu gihe hari icyago kiyigwiririye nk'indwara ndetse n'ibindi. Dogiteri Inyansi
umwanditsi w'iki gitabo turiho dusoma abona ubwenge bwa muntu bungana n'imitekerereze ye. Aha bishatse kuvuga ko uko intekerezo zawe zingana ari nacyo gipimo cy'ubwenge bwawe. Mu gukomeza gusobanura no gusesengura ijambo ubwenge yariboneye mu magambo atatu: akenge, iryenge, icyenge. Turacyari ku ipaji ya 2 y'igitabo, turi ku ngingo ya 2. Turarebera hamwe itandukaniro riri hagati y'ijambo ubwenge n'ubumenyi. Umwanditsi arakomeza ati: abashakashatsi n'abahanga benshi basobanura ko ubwenge n'ubumenyi bifitanye isano, ariko aya magambo yombi ntahuje inyito. Inkoranya isobanura ubwenge, wisdom, ko ari ubushobozi bwo gushishoza ukamenya icyiza cyangwa ikibi. Ku rundi ruhande, ubumenyi, knowledge, ni amakuru umuntu yunguka akuye ku byo akora, atekereza, inshuti ze cyangwa ku kiganiro. Ubumenyi bushobora kubaho nta bwenge buhari. Umuntu ashobora kugira ubumenyi ariko atari umunyabwenge. Ndabibutsa ko igitabo turi gusoma cyitwa ubwenge n'imitekerereze bya muntu mu buzima tubayeho mu isi. Isoko y'ubwenge n'ubuhanga. Ubwenge ni ingenzi muri byose, ndetse Bibiliya ivuga ko umuntu yahitamo gushaka ubwenge akaburutisha ubutunzi, kuko ngo mu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Soma muri Bibiliya Imigani 8:10 kugeza kuri 11. Kandi ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabo. Matayo 11:19. Rero iyo umuntu afite ubwenge bigaragarira mu mivugire ye, imikorere ye. Aha ni ukuvuga ko ahuza ibyo avuga n'ibyo akora. Ubwenge kandi bugaragazwa n'uko ikintu cyubatse ari byo bituma kiramba. Aha ni ukuvuga ngo umunyabwenge yubaka inzego, institution system, akoreramo uburyo ubirebye wese bimurenga akabona koko harimo ubwenge. Umwanditsi ati: ubwenge kandi ni ukumenya ibitazwi n'abandi, kuko ikizwi na bose ntikiba kikiri ubwenge, kiba cyabaye rusange. Aha rero abanyabwenge uyu munsi bagerageje kuvumbura byinshi, ariko ntibamenye urugero ruhamye. Nyamara Bibiliya yo igenda ivuga ibintu ariko bigafata abantu imyaka irenga 1000 ngo bavumbure ibyo yavuze kera. Turi ku rupapuro rwa 4. Reka tubanze twumve urugero umwanditsi yatanze kuri iyi ngingo. Aragira ati: abanyabwenge mu bijyanye n'ikirere bavumbuye ko hari amatsinda y'inyenyeri byibuze miliyoni 100 million galaxy akaba ari itsinda ry'inyenyeri, ari ryo bitiriye telefone zimwe dukoresha none. Muri buri tsinda ry'inyenyeri haba harimo inyenyeri hagati ya miliyari 100 na miliyari 400 byibuze, kuko abahanga bagereranya byabananiye kubara umubare nyawo. Kandi imwe mu nyenyeri nto ziriho n'izuba ryacu. Izuba riruta isi inshuro miliyoni 1,300,000. Ibi bishatse kuvuga ko mu nda y'izuba hajyamo imibumbe y'isi miliyoni 1,300,000. Gusa izindi nyenyeri zigaragara ko ari nto urebesheje ijisho, kuko ziri kugereranije n'isi kurusha izuba. Ku rupapuro rwa 4 n'urwa 5 muri iki gitabo turahabona ingero nyinshi zitandukanye umwanditsi yifashishije mu gusobanura iyi ngingo. Ati: ijambo ry'Imana ridukangurira gushaka ubwenge. Twebwe reka ducumbikire ikiganiro cy'uyu munsi ahangaha, ariko kandi mbararikira kuzakurikirana igice kizakurikira iki. Mwari kumwe nanjye MCTT Rutaneshwa. Icyarimye mbasaba gukora subscribe, share ndetse na like kunganje mu nganzo. Niba utaradukurikirana ari nabwo bwa mbere ugeze hano, wibuke gushakisha inganje mu nganzo cyangwa se MCTT official. Wibuke no kunyeganyeza ku kazogera uduhe igitekerezo cyawe kubyo ubona twagarukaho mu gice cyacu cy'iki gitabo. Twasomaga igitabo ubwenge n'imitekerereze bya muntu mu buzima tubayeho mu isi. Ndabashimiye naho utaha.